mwese ntwari z'u Rwanda mwararurwanye mukweye mwarumene amaraso muradutabara mudugize umwanzi wari utumazeho abantu muri intwari turabashima mwese ntwari z'u Rwanda dore n'amahoro isangano ry'ingufu zose z'u Rwanda irebe Rwanda n'uruyange 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 inkomoko ya byose dore isangano ry'ingufu zose z'u Rwanda irebe Rwanda
mutaramvira iburasirazuba yego ese gitara tanze wese kwihahira mbe ntore z'iwacu mwihere ntaro Mbega ntore z'u Rwanda muhuje ikirenge bagabo bampaye iyo mwiriwe ntarunguye uwica muri buze urugamba gukira yaritaye mu nshuro yarigereka amakuza senyamihigo aho ni wanyu rutikatira cyamutabaza aho ni wanyu byoma bya mitari ya mwiriwe ntaro gukunyiko z'u Rwanda aho ni wanyu bazagira yani minani wahu ubushoka mishamye mutazagira bakanya ni ntaro z'urucyana z'u Rwanda aho ni wanyu bitinda n'icumi n'ubuzima bw'abantu aho ni wanyu bazagira Yo kotara ubushoka ahoye
urakoze cyane. Urukerereza ni Iwacu Muzika Festival, tugomba gutarama ari nako twizihiza umunsi wo kwibohora. Aho uri hose ndakwifuriza ko ugomba gususurikira mu rugo, ari nako ukomeza kwirinda COVID-19, kurikiza amabwiriza kugira ngo twese tuyitsinde. Aho uri hose ni igitaramo cyacu dukomeje, Iwacu Muzika Festival. Reka muri aka kanya twerekeze muri Art Rwanda ubuhanzi. Duherukana kuri final ya Art Rwanda ubuhanzi, igikorwa cy'Imbuto Foundation, ariko uyu munsi tugiye kugaruka atwereke impano ye. Ni umuhanzi, ni umunyamideli, afite banda ye. Reka tumwakire. Uyu nguyu nta wundi ni Rutabingwa Pasi, uyu munsi uhagaze neza mu muziki gakondo ndetse n'umurongo afite ni umurongo mwiza. Reka tumuhe umwanya ataramira abanyarwanda bose badukurikiye hirya no hino mu bitaramo byacu bya Iwacu Muzika Festival.